nizere ko ubwonko bwawe bwahise butekereza ngo isaba ni bande. Ubwonko bwawe bugira amatsiko yo kumenya neza ngo aba bana ni bande cyangwa se aka kavido maze kubona ni akabande. Iyi ni Madimeni akarongo gatambitse X Comedy, ariko ubundi ni Madimeni Group. Iyo mbaje kubwira Madimeni akarongo gatambitse X Comedy ni YouTube channel yabo. Iyi group ni nshyashya mu Rwanda, ariko yabiciye aba YouTuber nta yindi nkuru bafite kuri TikTok, Instagram video trending ni zaba bahungu. Ese ubundi bano bahungu n'abakobwa ni bantoke? Ubundi aba bantu bameze bate cyangwa se iyo Madimeni ni iki? Wowe utarakora subscribe ndagusanga ubanze ukore subscribe, sharing iyi video ku bantu uyikunde, ndetse nimba ari ikibazo cyangwa icyifuzo cyangwa igitekerezo cyangwa se hari inyunganizi cyangwa se hari ikintu ushaka kuvuga kuri iyi group ubisige muri comment. Ihangane ufata agahe gato cyane ubundi nkubwira abantu bateye ubwonko bwa amatsiko agahita yifuza kumenya ngo ese abantu ni bande, bakora iki, ni bantu nyabaki. Gifungura komedi yabo tangira useka ikarinda irangira. Aba bahungu cyangwa se iyi Madimeni Group ngo yaje gusetsa abanyarwanda, yaje kuzimya abandi bantu mwari muzi nka Nyakso, buri kana buri nguni, Nyakse n'abandi bakomediye benshi mu Rwanda. Abahungu bafite umwihariko wabo cyangwa uburyo bakoramo ibintu byabo, kuko komedi zabo ntizisanzwe na mu Rwanda. Bari gukora icyo twita silent comedy. Silent comedy nkivuga tarabayise urumva Mr. Shade Chaplin cyangwa se Mr. Bean. Abo nibo bantu basa nkaho bazanye cyangwa se batumye iyi silent comedy itera imbere ku isi yose irayimenya. Ariko reka twigarukire iwacu mu Rwanda. Mu Rwanda aka kamwanya ndakeka nimba wisi ujya YouTube wisubona inkuru iri kuvuga kuri abahungu cyangwa se wisubona komedi yabo. Ese ubundi batangiye ryari? Ikintu tuzi neza batangiye vuba, kuko video zabo iyo twarebye tugasanga imaze igihe kirekire n'amezi 2. Bivuga ko iyi speed cyangwa se iterambere ryihuse uri kubona riri mu mezi 2. Aba bana cyangwa se iyi group kugira ngo wumva ubukana bwayo ifite ubu kuri YouTube ya channel yabo maze gusanga ariho video 81. 81 mu gihe cy'amezi 3 ni ibintu bidashoboka rwose. Ni ibintu bigoranye no kubyumva, ni ibintu biri compliqué ku bwonko. Ako se koko intego yabazanye ni iyihe? Ese koko ibyo bifuza cyangwa se ibyo bavuga baje gukemura muri industry nyarwanda cyangwa se ibintu baje gukosoramo ni ibiki? Wowe utarakora subscribe banza ukore subscribe, liking iyi video, ukomenting na sharing. Kanze nkubwire intego zaba bahungu. Iyi Madimeni akarongo gatambitse X Comedy cyangwa se Madimeni Group yazanye umwihariko yuko bafite silent comedy. Reba nk'iyi ngiyi nta majwi, ni kuriya iyi video zabo ziba zimeze, ariko video zabo ntiziri bored na gato kuko abanyarwanda barazishimiye. Mu gihe kitarambiranye nimba wumvishe neza ibintu navuze, kuko amezi 2 gusa ukaba uri kubasha kubona video zimeze gutya ziri trend aka kageni, YouTube yose yahagurutse baje kubashaka, bari kwibaza ngo ubundi aba ni bande, ni bantu nyabaki. Madimeni igizwe n'abahungu 6 ndetse n'abakobwa 2. Madimeni video zabo nyinshi bakunda kuzishyira mu cyaro kugira ngo berekane ko ahantu hose bishoboka, ko gusetsa abanyarwanda cyangwa se gukora ibintu byiza bidasaba kujya mu mijyi ya kure cyangwa utega amamodoka cyangwa bigusaba igiciro kinini, ahubwo ibyishimo byawe nibyo bari guharanira muri aka kanya. Reba nk'iyi video. Ukibona ino video ndakeka watangiye guseka rwose. Ibyishimo byakurenze uri kwibaza ngo ese abana babikora bate gukora ibintu bitavuga bigakundwa kugera kuri aka kageni. Madimeni ni abana birwanyeho rwose kugira ngo baze mu itangazamakuru, bishatsemo imbaraga ndetse n'ubushobozi, biza kurangira bikoze turabamenya. Nuko kamera zacu nk'abanyamakuru zitangira kuberekeraho n'ama mikrofone.
batubwiye ko ikintu cya mbere cyabazanye ari ukuzimya cyangwa se kwiharira ibihembo byose. Igihembo cy'ejo bundi cy'abakomediye ngo cyatwaye na buri kantu na buri nguni. Bavuze ko kuba batari bahari ngo bagitware byabababaje. Baje kuzimya Nyakso ngo baza kuzimya buri kantu na buri nguni, ndetse n'abandi bantu bose bo mu Rwanda batangiye gutitira bibaza ngo ese abana bafite ubushobozi bwo gukora iki, ese abana ko bateye ubwoba ubundi bazagera kuki. Mubwire ko aba bana inzozi zabo ziri hejuru cyane. Umuntu wazibona neza ni nk'umuntu waba wuriye umusozi wa Kilimanjaro akabona ukuntu bari gutera imbere byihuse kandi mu gihe gito. Nshuti yanjye, banza ukore no subscribe kuri iyi YouTube channel, usharinge iyi video, uyilikinge. Nimba hari n'ikibazo cyangwa se icyifuzo cyangwa se hari n'ikintu wavuga kuri abahungu, gisige muri comment. Njyewe nari Mr. Wykid. Ndakeka ibindi kuri abana tuzagenda tubimenya, cyangwa se nawe uzagenda ubona inkuru z'abantu bagiye hatandukanye. Nizere ko ugiye kujya kuri Madmen akantu gatambitse X Comedy ubundi ukamenya byinshi kuri bo.